Ben akaza guhura n'abafana be bitewe n'ukuntu babaganiye muri iyo groupe igihe kikagiye bagahura nje naho ngaho nahuriye nande na Ben yego tuba inshuti nta nubwo ni Musanze nyine twagiye ni Burundi twari turiyo Uganda twari turiyo ni Musanze twari turiyo pe kubera gufana gusa ndamufana niwe muhanzi wo mu Rwanda nkunda kurusha abandi bose twambara amasaro tw'amasaro tujya twambara mu nene yambariye ishanga akozeho yumva ikintu kibyimbye utambwa kwambaye cya kintu cy'abapfumu none hano bari kuvuga rero ngo nahise ngo mureba nabi ngo ibiki n'ibiki ngo nago tuzanye nese ngo bayiretse ho gato abanza dufotore urumva donc wavuganye nawe nk'umuntu musanzwe muziranye kuko ndi umufana kandi turaziranye ajya agera igihe akaza agahura n'iki n'abafana nuko nkoro byagenze mitambwa ati bayiretse gato rero babanza badufotore baradufotora n'aka video karafatwa ari kumbaza ati si ikintu ni iki nyine donc urumva yankozeho uhageze rero video mu gufatwa abantu benshi bafashe Ben nk'ikirara nk'umugabo tubaho umugore we bavuze ko yagukuruye umwambaro w'imbere ko yagukuruye ikariso bakugereranya na Miss Pamela reka umuntu rero azira uko yavuye ariko sha none ndume aha ndamukunda cyane 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 kimwe ngo nshaka no kujya kwambara nk'umwenda urukumva nkabanza nkajya gustokinga kuri Instagram mbere ko njye gura umwenda nkabanza nkajya gustokinga kuri Instagram ya Pamela urumva bavuze ko urugo warusenye watumye haba ikintu kitari cyiza hagati y'umugore